Dutangiranye story yacu umukozi wo mu rugo aryamanye na bosi wiwe. Ndagira ngo ndorere sasa uyu mukobwa bamwita Elizabeth, nuko ako kanya umwana wa boss akahita yinjira, umwana wa Karimu akahita yinjira, nuko akahita koma mu mashyi kugira ngo bave mu byo bari barimo. Aba yabibonye akahita aza akicara aho ngaho, nuko uyu mugabo papa w'umwana akahita atangira kwijijisha, ukabona ko bafite amasoni menshi. Ndagira ngo ukurikire sasa ako kanya Elizabeth ahita ajya mu byombo, ahita asuka akajya hanze, nuko agasigara n'umwana we. Umwana we ukabona ko rwose yamwitegereje, ariko uyu mugabo isoni ziba zamwishe ku buryo atabasha no kureba umwana we. Ako kanya nta n'iminota 10 iciyemo, umugore we ahita aza. Uyu mugore we ahita aza, akaza rwose akamubwira ati mfite akazi kenshi n'ubu nanjye ndi kwihuta, n'ubu ngiye kongera gusubirayo. Ndagira ngo ukurikire sasa abavanye hehe, abavanye uyu mwana ku ishuri, n'ubundi akahita yongera akisubirira mu kazi. Ngira ngo ukurikire sasa uyu Karimu, ese ibyiwe bimeze bite? Ahita avuga ati bari badufashe hari habuze gatoya, nuko hashize iminota mikeya, kuko uyu mwana aba yasubiye ku ishuri ndetse na mama we yasubiye mu kazi, nuko ako kanya bahita batugarura. Elizabeth ari kuganira n'uyu mugabo bosi wo muri uru rugo Karimu, akomeza kumubwira ati humura, twe ntabwo bazadufata ahangaha ni mu rugo rwanjye, kandi urabizi ibintu byose njye nshobora kubikora, niyo yaba ari umugore ntanamwirukana. Ariko ari gukomeza abwira Elizabeth aba ari umukozi we muri uru rugo, ariko we aba yumva yifitiye impungenge kubera yuko umunsi umwe nabona ko bazabafata ashobora kuzagenda ndetse cyangwa bakaba banamufunga. Ariko Karimu akomeza kumubwira ati oya, wowe ni wowe mugore w'isezerano, nubwo uriya rwose mufite ariko nta kintu amariye. Ndagira ngo ukurikire sasa akomeza kumubwira amagambo meza, yamara kumubwira amagambo meza nuko agatangira kumusoma. Ako kanya nabwo bari gusomana nibwo iya modoka ya mabuja Adeline ahita ahagera, ndetse na wa mwana Keza. Ndagira ngo ukurikire sasa, ndagira ngo ukurikire, ntuze gucika. utarakora subscribe, kora subscribe dukomeze tubane, ndetse usharinga inshuti zawe. Udufilime nk'utu tuzajya tubona kuri ino channel, ntukajye ucikwa. Ako kanya bakimara guparika, uyu Adeline ahita ava hehe mu modoka, aba ari umugore w'uyu Karimu, ndetse na wa mwana aba yongeye kuva ku ishuri. Iki mu kigoroba rwose batashye. Ndagira ngo ukurikire sasa umugabo noneho ahita abyumva, kumva ko umugore yongeye kuza. Ndagira ngo urebe théâtre sasa ahangaha bahita bakina. Elizabeth ahita ajya mu yindi ntebe, nuko Karimu agatangira gutonganya umukozi amubwira ati se wabaye ute? Ese cyawe ni ujya ukomeza uhagaze ahangaha udashobora gukora ikintu cyakuzanye kugira ngo bereke cyangwa se bajejishe Adeline umugore wiwe. Ariko umwana ibyo by'ababizi aba yarabafashe, ababizi akigendera. Nuko Karimu agahita avuga ati ese mugore mwiza urarushye, ese nibyo kiri ku maso? Tangira kumukoraho rwose, ubona ko ari kumuryoshya. Ariko Adeline akabona umugabo wiwe rwose ni umuntu w'inyangamugayo, ni umuntu mwiza udashobora kuba yamuca inyuma. Kombe ibyo bari barimo twe twabibonye yuko uyu Elizabeth umukozi waha mu rugo aryamana na bosi we Karimu. Ndagira ngo ukurikire sasa Karimu ahita abwira ati ndagira ngo usohoke ujye kugira vuba ibyo nkubwiye ubikemure. Nuko Adeline akomeza yitegereza umugabo wiwe, akavuga ati rwose ni byiza rwose, niba abona ko ibintu bitagenda neza agomba kubikosora. Nuko ndagira ngo ukurikire sasa ako kanya nta gakino bari bakinnye, naho ubundi bari babafashe. Ndagira ngo ukurikire sasa Elizabeth ahita akora ku kimenyetso cy'umusaraba, akavuga ati hari habuze gato bari badufashe. Akahita avuga ati ntabwo bisanzwe, agatangira kwitunganya fresh, ubundi bwo agasubira hehe, akahita agenda mu gikoni. Urabona ko amasaha nimugoroba aba ageze.
ndagira ngo ukurikire sasa. Nuko Adeline batugara ku rundi ruhande, Adeline ari kwibaza, ubona ko rwose byamucanze, atazi ntago ari kubona neza umugabo we muri ino minsi, ari kubona afite ari ibintu wagira ngo ari kumuhisha. Nuko ako kanya ka kana ka keza kahita kaza, kahita kicara mu ntebe. Nuko mama we akamubaza ati se wa mwana we, ikibazo ufite ni ikihe ko mbona hari ikintu ushaka ko wambwira? Ati hari ikintu ufite kumbwira? Nuko ako kanya umwana keza agatangira kuvuga ati hari ikintu mfite, kandi rwose njye nabonye kimbangamiye mama, nabonye kimbangamiye, nanga kubivuga, ariko ubu ngubu nibwo mbonye ko nabivuga. Ati nabonye papa aryamana n'uriya mukozi Elizabeth, arabimubwira. Ndagira ngo ukurikire sasa. Ahita atangira kwibuka uyu Adeline, uyu mugore wa bosi, aza guparika imodoka, yamara guparika imodoka, ndagira ngo ukurikire sasa. Arimo aribuka gatoya ukuntu byagenze, ko yaparitse imodoka, akimara kuva muri iyo modoka, ndagira ngo ukurikire ibyakurikiyeho. Nuko akavuga cyane, ndetse n'umwana wiwe agasohoka. Ndagira ngo ukurikire, uraza gusobanukirwa. Ubwo yinjiraga rero, ndagira ngo ukurikire, yaje arabanza yumva hasa nkaho hagize, yumva asa nkaho hikomye. Nuko atekereza ati se ni ibiki numva birimo birasakuza mu nzu? Ndagira ngo ukurikire sasa. Nuko burya wa mwana yari yabanje kubimubwira mbere yuko yinjira muri runo rugo, kugira ngo ahure na wa mugabo n'umugabo wiwe. Kumbi kano kanya niko yabahaye ko kugira ngo bigende bite, ko kugira ngo amenye neza ko uyu mugabo ngo ni Karimu aryamana n'uriya mukozi we. Disi uyu mwana keza arabimubwira byose ibyo yabonye. Ako kanya umugore Adeline avuga ati humura mwana wanjye, ibi byose bizakemuka. Disi uyu Karimu aba yifitiye umugore w'umunyamahoro, gusa ibaze ko anamenya yuko umugabo wiwe aryamana n'umukozi, ariko ntibimugire cyane, arababara gusa akabona nta bundi buryo yabigenzamo. Ariko ndagira ngo ukurikire sasa, ese biraza kugenda gute? Uyu Karimu ese arakomeza kubana n'uyu mugore Adeline? Ndagira ngo ukurikire, we ntuze gucikwa. Disi umwana ahoberanye, akamubwira ati mama, ibintu byose nzagufasha ndetse nzakuba hafi, nubwo papa wacu yatunaniye. Ndagira ngo ukurikire. Noneho batugarure gatoya, wa mukozi Elizabeth aba aryamanye nawe mu ntebe. Ndagira ngo undorere sasa. Ako kanya Adeline aramusanga, barimo barasomana, ariko nta n'umwe ubabonye undi. Nuko bakahita bikeka kuko abababonye, nuko akahita aza. Ndagira ngo ukurikire sasa. Noneho uyu Karimu arateka iyihe mitwe umugore wiwe. Ndagira ngo Karimu wumva amagambo yavuze, ati nawe ndi kumutuka, ndimo ndamucyaha. Ariko Adeline ibyo byose aba yabibonye, ahita yisubirira mu cyumba. Ndagira ngo ukurikire sasa. Uyu Elizabeth ndetse na Karimu, ahubwo nta nubwo baba babonye ko ibyo byose yabibonye, bisubirira mu byo bari barimo barakomeza barasomana. Ariko uyu Adeline umugore aba yabibonye. Tugaruke noneho, arimo araganirira inkuru inshuti yiwe yaje kumusura, arimo arayibwira ati umugabo wanjye ndetse n'umukozi babyumva kimwe. Ubu kano kanya umukozi yabaye yaransimbuye, nta kintu na kimwe nkigikora, ndaza n'ubundi nkahita nza nkaryama ndetse nkakomeza kwinginga umugabo byibuze ndebe ko yanyumva, ariko nta kintu na kimwe acyumva, nta kintu na kimwe cyanjye agikunda, ahubwo icyiza nuko yaba ari kumwe n'umukozi we. Ndagira ngo ukurikire sasa.
disi aba afite agahinda gakomeye cyane. Nuko inshuti ye nayo ikomeza yumva rwose ukuntu uyu Adeline yarenganye. Ati none se washatse mu buryo mwakirukana uwo mukozi ubundi bwo ukaganiriza umugabo wawe. Ako kanya Adeline akomeza kumubwira ati ese ubwo urumva mfite uruvugiro koko rwo kuba nakirukana uyu mukozi? Ati se ni ukubera iki? Ariko inshuti ye imubwira akavuga ati ntabwo bishoboka kuko n'ubundi ngerageje kumwirukana bishobora kuba ari njyewe bakirukana, kandi mfite kurera umwana wanjye agakura, kandi urabizi ko ntanjye nta mafaranga nta n'ubundi buryo nabigenzamo. Ibi ndi kubikorera umwana wanjye kugira ngo byibuze abashe kuba yakiga ndetse akamera neza. Ndagira ngo ukurikire sasa. Akomeza kuganira n'inshuti ye ibintu birimo biramubaho, kandi koko ntabwo ari byiza. Uyu Karimu arimo arakora amakosa akomeye cyane nk'uko natwe twakomeje kugenda tubibona. Nuko inshuti ikakomeza kumubwira ati gerageza kwihangana gusa ushaka uburyo ibi bintu byose bigomba gukemuka kandi wihangane. Adeline aranarira biranamurenga akarira. Nuko uyu inshuti igakomeza kumuhoza imubwira ati ntabwo ubuzima wabushobora, ahubwo shakisha uburyo ugomba kubikemuramo. Ndaza kugufasha, ikintu cyose uzansaba nzagufasha nta kibazo, ariko dushaka uburyo ugomba kuba wakirukana uyu mukozi Elizabeth ndetse n'umugabo wawe, mukaba mwabasha kubiganiraho niba ari ibintu bishoboka bigakemuka. Ndagira ngo ukurikire sasa. Hashize akanya inshuti ye rwose yagiye. Ako kanya wa mwana we ahita aza agasanga mama we yihebye cyane. Ati se mama wabaye iki? Bimeze bite? Nuko mama we nta kintu avuga. Ako kanya Keza akavuga ati ariko se mama wajya umbwira nta kibazo, ariko rwose niba ari biriya twanigendera rwose tukabasiga aha ngaha bonyine. Se ntibyakunda mama, kuki ukomeza kwihambira yuko twakomeza tukaguma aha ngaha? Ariko umwana we arimo aramubwira, akomeza kumubwira rwose, ariko Adeline akomeza kumwumva. Ese biraza kugenda gute? Watarakora subscribe, kora subscribe, dukomeze tubane kandi ujye ukurikira udufilime nk'utu ngutu kuri iyi channel. Ako kanya umwana Keza akomeza kubwira umwana rwose, akomeza kuganiriza mama wiwe ndetse akomeza kumubwira ati erega byose ibi bintu twabikemura tukava aha ngaha tukigendera, kuko uyu papa wanjye nta kintu amariye, nta nubwo anyitayeho, kandi ibyo byose ni byibuze kuba ndaha ngaha ni wowe mbikesha. Disi umwana ahita ahobera mama wiwe akamubwira ati tuza, dufite uburyo rwose tugomba kubikoramo. Ako kanya batugarure wa mugabo Karimu yicaye aho ngaho mu ntebe. Nuko umugore wewe akaza akamubwira ati ngiye mu kazi rero ndi kwihuta, ariko hari ikintu nshaka ko turi buze kuganiraho niba bikunda. Ati nta kibazo. Ariko Karimu avuga ati nta kibazo rwose, uyu munsi ndahari, nuze kuba wambwira, ndaza gushaka uburyo rwose ndaza kuboneka. Ako kanya ahita ahamagara wa mukozi nawe akaza yicishije bugufi nk'aho nta kintu kijya kiba hagati yiwe ndetse na bosi. Nuko Karimu akavuga ati se uwo nguwo hari ikibazo, mureke rwose akomeze ajye mu mirimo yiwe. Ndagira ngo ukurikire sasa. Ako kanya ahita yirukanka. Ese bigenze bite? Ndagira ngo ukurikire. Nuko Elizabeth ahita akomeza yihuse cyane. Adeline akamubwira ati ase wagarutse, ngo tigaruka aha ngaha ngire ikintu tuganira, ngire ikintu tuvugana. Uyu Adeline akavuga ati se bigenze bite ko mbonye uyu mukozi wanjye yirukanse igitaraganya? Ati byari bigenze bite? Kora icyo nshaka kumenya. Kumbi ati ngo ararwaye, ahubwo nuko yari agiye gucira bisanzwe. Kumbi
hari ikintu bise bigaragaza ahangaha. Uyu Elizabeth rwose bise bigaragara nkaho nawe ashobora kuza kuba atwite, kuko afite isesemi ndetse no gucira cyane, ubona ko rwose atameze neza. Ako kanya Karimu ahita yumirwa, ahita avuga ati se ubu naba narateye inda koko umukozi wo mu rugo? Nuko Adeline nawe ahita amenya icyabaye. Ndagira ngo tuze gukurikira kandi gace ka kabiri. We kora subscribe kuri no channel dukomeze tubane, ubundi ujye ukomeza ukurikira udufilime nk'utu ngutu. Ciao ciao.